Mwana w'u Rwanda tegura amatwi yawe, mu Kinyarwanda hari amagambo yuzuye ubuhanga. Isugi ni ikintu kitarangirika, kirafite ubwandu, kigifite umwimerere wasio. Ijambo isugi risobanura ikintu kitarangirika, kidafite ubusembwa cyangwa ubwandu na buke, rishobora kuvugwa ku bantu no ku nkazi Rwanda no ku bikoresho byo mu rugo bikigumana umwimerere. Isugi ni iki? Ni ikintu kitarangirika. Isugi ni iki? Ni ikintu kidafite ubwandu. Isugi ni iki? Ni umwimerere nyakuri mu muco nyarwanda, iryo jambo rifite agaciro. Umubyeyi utarapfusha umwana, nawe bavuga ko ari sugika, inkarapfusha inyana pa keita inka isugi. Ubwo utarabonana n'umugabo nawe bamwita isugiku, abakibitseho bufura n'icyubahiro, igikuma kitarameneka, igisabo kigisha neza, uruho cyangwa icyansi gitararara bavuga isugi. Igikoresho gishasha cyose kirafite inenge n'imwe, mu Kinyarwanda bavuga ko nacyo kiba ari isugi. Isugi ni iki? Ni ubuziranenge buzuye. Isugi ni iki? Ni ukuba udafite ubwandu. Isugi ni iki? Ni umuco n'ishema ryacu.